Chris Easy afite management irimo abantu bangahe? 8. Birashoboka ko batubwira n'ibyo bakora. Oya nta mabanga y'akazi. Manager kandi management bavuge mu baroge. Ega nanye mfite ba boss banje. Ariko ni wowe ubakuriye. Nanjye buriya muri company ndi umukozi nk'abandi bose bafite agashara ku kwezi. Bishura ngahe muri management ya Chris Easy? Ntago nabivuga niko na komisiyo. Ayawe. Ni komisiyo se janje bishyira mu mabanga y'akazi. Hari ukuntu abantu nk'ubu kano kanya baba bantinya. Bafite n'icyubahiro. Iyo bamenya amafaranga mfata ashobora guhita banyuzamo ijisho. Ese muri GT Business Group GT Business Group niho na management GT Inc. Ni GT Inc. Niho na management ya Chris Easy iforinga. Yego. Ubu ngubu muri GT harimo abandi bantu bahe. Harimo abandi bantu baba boss banje bankoresha nanjye nkakora bafitemo imigabane babakire bafite amafaranga yabo. Twe dukora on a daily basis. Ndibuka harimo Dirani Rufendeke urumva abo niwe nibuka narinzi ko shuwa barimo baracyarimo. Abo ngabo umva list y'abantu 8 abo ngo bazaza ari nk'aba 10. Ibari inyuma. Abantu bari inyuma. Nyine kujya nguvuka list ari ndende abo ngabo uzi nyine ubonesha amaso. Turi nko hanze twe dufite kwa turi exposed. Yeah, so meaning ko management y'umuhanzi yirimo irakora neza ibintu bye bigenda neza. Nukuvuga ko Chris Easy ubu ngubu afite indirimbo enye zifite miliyoni hafi 10. Yego. Okay, zifite miliyoni zirenza miliyoni 10. Yego. Cause Bana, Jugumira, Sekoma na Inana. Ni izo zose zirenza miliyoni 10. Umuntu ufite indirimbo enye zirengeje miliyoni 10 akaba afite manager katuvuge ari successful nkuko urimo urabivuga. Yego. Ni ikihe kintu agezeho nk'umuhanzi? Cyagezeho nk'umuhanzi afite izo ndirimbo uvuze haruguru mbere na mbere. Ni iki bizamumariye iki? Abayeho neza. Abayeho neza gute? Okay, kubaho neza undi wumva ari iki? Mbere ko tujya kuvuga ibintu byinshi. Kushaka usanga enda tutarimo guhuza ntazi kubaho neza cyo kuntu bifata. Kubaho neza ni iki? Kubaho neza kwanjye nshaka kumenya kwa Chris Easy ni ikintu gishobora kwinspiring uwundi muntu ashobora kuba ari hano ashaka kwinjira mu muziki avuge ati Chris Easy yavuye hano agera kuri etape. Ni ukuvuga ko ndashaka ko utubwira aho Chris Easy wo musanze ya za manager ubu ngubu ukaba umugejeje ku bintu atari afite. Ni ukuvuga ko ibyo agezeho byose twabyita kubaho neza. Chris Easy ageze kuki wowe ubaye uri mu gihe wabaye kuva warabaye manager we n'icyo agezeho? Ubuzima yararimo bwarahindutse. Gute? Bwahindutse bwiza. Bwahindutse bwiza? Kurushaho. Bwahindutse bwiza gute? Bwahindutse bwiza gute? Yavuye kuki? Yavuye he yageze he? Yavuye ahantu yarari. Agera ahandi hantu. Agera hageze. Yageze kure hashoboka. Yavuye ahantu yarari agera hageze. Oya agera kure hashoboka. Kure hashoboka. Chris Easy afite iki abandi bahanzi badafite? Well, the foyacu mpamvu tujya kenshi ducanira ibintu abahanzi bajya bageraho. Nuko dufite societe itabyumva uko birimo biravugwa. Kabyumva gute?
none tukajyana sosiyete mo abantu babaye nk'abasesenguzi abasesenguzi babisesengura uko bitari ukaba bisesengura muri buryo buri negativu. Noneho dufite na system yuko abantu bacu baba bagukunda ubasaba amenye ko wamurenzeho gatumeze nk'utagiye kuzamuka utakiri kuri level yo kumusaba mugiye guhangana. abantu bajya gusaba ngo navuga nyine abafana nyirizina. Abafana bacu ugize imana waguma uri umuhanzi ubasaba ukeneye gufashwa uri munsi y'ibirenge cyangwa uri munsi y'umurongo w'iterambere. Iyo utangiye kuba ngo ngewe ngo mfite imodoka ihenze ngo mfite ngo inzu nubatse ngo ihenze nuba kandi n'izihenze inshuti yanjye abakunzi abanyarwanda bo bagize imana bajya guma mu nsoro basaba. Uracyumva kugira ngo ubyumve neza uzacunge abahanzi bose bagize batangaza ko bafite ikintu bakoze cya danje. Batangaje ko baguze imodoka ihenze, batangaje ko bubatse inzu ihenze, ukibitangaza muri uru Rwanda ugiye icyo kintu wari ukizi? Ntabwo nari nkizi njye numvaga abanyarwanda ari abana beza. Nyine ni abana beza pe ku muntu uhora ubasaba. Kugira ngo iyo urimo urabasaba. Rero sasa ujya gutangaza ngo ngerageze ku bintu ibi bitangaza ugende nyine. Ni ukuvuga ko icyo ushatse kuvuga ko Chris Easy afite ibintu byinshi yagezeho ariko uramutse ubivugiye hano kuri iyi live abantu bashobora no gushaka kubimukuraho banakurogesha. Ni ukuvuga ko abashaka kumurogesha babimenye vuba hano bagenda bamurogesha kuzara bifite no kutaza kubivuga. Amurogesha se bajya bakarogesha babatuye ubukire. None se siko bimeze. Ofete wowe aho kugira ngo tubwire ibyagezeho. Niyo mpamvu nyine uyu munsi uzanabicunge urugero rwafi ni ngewe ngiye kuzagutangariza ikintu mfite cyanjye ntunze biragoranye. Uzansanga igihe cyose nibere mu bantu bahora bashaka guseka gusetsa mu mafuti ubona ko rwose nta na kimwe ndiho cya danje. Ntushaka kubona nambaye costume mu buzima bwanjye ngo nigire nkaho ndi umukire marandi muri case z'abakene buri gihe cyose kuko hano bigaragaje ubugiye. Ariko nawe umeze nka Chris Easy mu Rwanda. Niyo utangaje ko ufite manager w'umukire ufite amafaranga menshi ukibitangaza ntabwo wongera kumva indirimbo zawe. Urabeshya. Nsiko nkubese n'uhari nanjye simpari ntubizi ko ariyo mpamvu banje kumva indirimbo z'abana banjye. Erega waje manager w'umukire ngo uvuye muri Canada cyaze gang yajatemye ibiti byinshi ngo waje uvuye kugurisha ishyamba ryose waritemye ry'ibiti. Kirangije maze namuta Mama Bubuna yo mvugira ngo cyaze gang cyaze gang ako wari utwishe man. Ubundi iyi showbiz abantu nzi bayizunguje. Abantu bazunguje iyi showbiz none nayizunguje kera cyane cyayizunguza man showbiz warayizunguje irahubangana wowe na Badorama n'umuntu bita Ishari Super Level. Ije na Badorama turi babi cyane man. Mwateye showbiz stress murayizunguza. nigeze guhura na Nuza na Claude turi ku ishusho. Claude arampamagara arambwira ngo Duma neza ko ari ikintu agiye kumpa namwe ngo Duma ngo uzagenda ryari. Ndamubwira se injaye ngo usubireyo muri Canada. Yari yakurambiwe. Noneho ndamubwira ngo nonese ko kuba icyo ushaka ko ngenda cyane ngo rega ngo intare ivugira kure ntirumana. Ngo intare ivugira kure ntirumana ngo uzaburi iyo Canada ubu ntacyo nabatwara wa mugani. Niyo mpamvu urimo uravuga ngo wigeze wagira ngo narapfuye. Oya nuko nyine wabikoranye umurava. Ubikora umara amajera urabazunguza urabanyeganyeza
urangije ubahama agahenge. mba umwitangire ubwo baba bagenda. So None se yandirimbo umva nk'icyo dukora urumva? Ngiye gushyira telefone kuri ring light fresh nitereka ahantu heza tusigo n'utundi tuvuge turi serious ngiye nawe. urashaka gukuramo Mama Bubuna? Oya ntabwo namukuramo. Oya Mama Bubuna rugira ahantu ujya. Jewe ndahari mpaka. Mama Bubuna yavuze ngo ntabwo afite ibitotsi. Ahubwo ikintu kandi yambwiye ngo aransiga agiye handi. Twebwe hano iwacu turi saa 9 n'igice. Sibyo, mu saa 9 arashaka kukubika mu cyumba wenyine. Ngeze saa 10:15 za nimugoroba. Umva ikintu nk'ubwo ugiye gukora curanga ya ndirimbo. Umunota umwe mitesege nzangana icyo tuvuge kugeza bukeye. Okay, banyarwanda kazi rero indirimbo Junior nsabye ni indirimbo yitwa Chocolates ya Chris Easy. Yego. Akaba ariyo ndirimbo nshasha ubu ngubu icyitwa GT Junior GT Inc. GT Incorporate. Ntabwo bita GT Incorporate. Indirimbo nshasha bashize hanze ya Chris Easy ikaba nta video yari bwabone. Ngiye kwibashiramo mubanze muyumve, ariko guys mugomba kugera kuri YouTube no kuri media platforms zose mukagenda mukastreaminga. Ubu dutangiye media tour mu minsi ibiri ndabandi kumwe na Chris Easy pana ejo uwundi munsi Chris Easy azaza hano guys. Tap and share the live, tell a friend to tell a friend. Twageze na GT and then Chris Easy turaba turi hano n'abantu bari hano babafana ba Junior GT. Ndaza gushaka ko muzamuka, ntabwo muza guzamuka mu kirundo umwe kuri umwe azabaza ikibazo agenda pana bya bintu byo kuzamuka mu kavuyo. Ubu mwumve indirimbo Meanwhile, mwumve iyi ndirimbo Meanwhile, twumve ibyari byo. Shokora Junior Unmute your mic. Nuko Godfather arimo arasabiriza arasabiriza Bruce Melody ukuntu aguma abwira Bruce Melody we Bruce Melody unmute your mic. Musibishira. Tuwe Ben. So tuvuge ku iyi ndirimbo muri perspective yawe Chocolate. Chocolate ni indirimbo nyabaki. Iyi light si nyinshi. Iyo light irahagije nuko ugomba kumera. Cyanye gabanye. No, imeze bien. Dumba. Nukuri. Man. Angi no sotatero urumuri rwinshi. Bitatu. Usikama hano nasoma amaso yapfuye. Ndiwe this is enough. Ona so tubwire. Umva. Urabizi ko Mama Bubuna ataza kubaho nari kuba ngwikundira jewe. Ako nundi urankunda. Imagine ko nari rero. Imagine ko adahari. Umva GT. Yete mu GT. Ragamani visa yarabuze du. Kandi udekaraye ngo turakundana. Noneho wenje ndawukunza. Rankunza. Nzakunza. Man, I can be one of the baddest bitches that we ever met. No fucking way. Ariko man, umva kubwiza ukuri. Niba ari cyo nicuza. Naragendeye yogoshesha usase ngumaraho. Nyine ngo navumbuye. Akoze ntabwo ugeze gutunga wa Madrid nawe. Cyane. Menya ariko menya heruka ryari. We indirimbo Chocolate, indirimbo ya Chris Easy. Niki wayivugaho Chris Easy atayivuga aza kuvuga ibindi wowe uyivuga ibyawe. Icyambere n'indirimbo. Nuko ko sinshaka kuvuga ikintu Chris Easy azaza hana avuge kuri iyi ndirimbo.
ni iki wowe wayivugaho Chris Easy ataza avuga ibindi? Uzi ko Chris Easy ataza kukivuga? Icyambere ni indirimbo nziza. Ndabyemera. Aha, nziza mfitiye icyizere. Ko buriya nge umuziki nkubamo, ako yanzu no kumva indirimbo nyine nkumva indirimbo uko nyine ndayumva. N'undi muntu wese bayumva bizamugora kugenda ayakira, bizamuvuna. Dore indirimbo nzi ko umuntu wese wayihunganya yayikunda. Umuntu wese yayihumwanya yayikunda. Yayikunda. Ikindi ni indirimbo y'aba Timeless. Timeless bimenyesha iki? Timeless ni ukuvuga ni indirimbo nyine y'ibihe byinshi. Ushobora kumva mu yindi myaka 10. Ego. Nyine ukumva nyine iraryoshye. Wenda nyango n'ikindi kintu abantu nabo babimenye. Hari ukuntu abantu bajya bavuga ngo ubona akora indirimbo ngo hacaho iminsi ngo abantu bagata ngo nyine ngo zirangira. Bya bintu abantu bivuga nyine mu marangamutima yabo ariko nukwibeshya. Icyo mvuga nyine cyo kuba ari Timeless ntabwo imeze nka Bana. Indirimbo ikoze muri sirenge. Buriya amasirenge arasaza. Nka Bana irasaza. Oya ntago Bana yasaza. Kubera Bana ikoze mu magambo nyine abantu bashaka kuvuga ibihe byose. Nka Bana. Ariko kuki mukomeza kuyimpata? Ubwo ndashoboye wese nza Bana bimenyesha iki? Bana bimenyesha gufata ugakomeza. Kubana. Indabana, yes. Okay, dusubire kuri Timeless. Timeless chocolate indirimbo iri Timeless. Timeless tuvuga ni indirimbo yakora mu bihe byose. Ni ukeneye kuyiceza wayikoresha ubu ngubu yayumva n'uwahazaza akaba yayumva. Umuto n'umukuru yayumva. Okay, so ni indirimbo wumva ko iri Timeless tuzumva dushobora kongera kumva mu myaka nk'10 nanone ikakuryohera. Ikibazo mfite kindi. Element niwe kubera iki Element ari bumukoresha gusa? Ntago dukoresha Element gusa. Urimo kubyumva? Muri izo ndirimbo enye zifite miliyoni 10 hari irimo itari ya Element. Niza Chris Easy. No wazikoze. Niza Chris Easy yakoranye na Element. Bimenyesha iki? Kubera iki mukoresha producer Element gusa? Ntago dukoresha Element gusa. Kubera iki dukana na Element? Kubera iki producer mukorana? Ahubwo bakavuze ngo kuki numvamo Element cyane ariko nagari we producer mukorana nawe ari Element gusa. Dufite indirimbo za Element. Mu ndirimbo zanyu ziri success ni iyihe ndirimbo itari ya Element? Dufite Stop, dufite Esurabizi. Stop za Element. Kiz mushiti wawe. Kiz nawe nzi. Ntawe uzi umugande? Nta Kiz. Asabana. Ko hahindutse. Baya muri yagira amatsiko y'ikintu iki? Ugira umwana w'umuhungu cyane. Mama shaka kura nk'uko akubagana mbaye nyine muri hafi ngo uko nakubagana. Kumane uri nkubaganye. Urumva? Mwana ufite kuntu nyine uri nkubaganye y'umupapa ukuri Kiz ntawe nzi. Ugetuma hakanura kuri serious. Ako kandi bizko papa niko kabi. Manu papa w'inkubaganye kandi ucecetse utuje. Uri munakuboneye kure utavuze. Azoya kugira ngo ndi muzima. Akakuno uri hambo utuje umeze nkanjye.
amfa ariko nshuti yanjye uri nkubaganyi biteye ubwoba. ese kutamenya ko izi ni ikibazo Jake izi ntabwo kandi mbizi ko wari waramusinyishije imyaka 15 muri cyaze genge 15 years. oya we yari roda Ariko rubanda mutanga amakontra koko. Chris izi by the way ntabwo urimo urakwepa ikibazo. So urumva gukorana na Element kuko kuva twakorana nawe ntabwo turakora ikintu ngo kibe kibi. Kandi buri umuhanzi abafite ama projet nkane cyangwa 5 yose arimo nyine araninga icyarimwe. Iyo wumvishe vuba vuba irimo nyine kuvamo nkuko ubishaka uyishyira hanze. Naho kuvuga ngo niwe wenyine ntabwo ari we wenyine gusa nyine nuko ari we uba washimye ahumba nyine bigera hano kure kuri wowe. Koko nk'ubu ngubu ufashe nka telefone ya Easy ibirimo indirimbo nka 11 noso ziri under production. Nyine zose nyine abazumva ukumva ingi yahigeze indahigeze ahigeze ugashyira hanze nyine ubona ko biri kose igeze ahantu ha danger. Element aramutse adahari mwasora indirimbo za producer w'ubu ngubu katuvuge Element nawe uhari. Nizihe ndirimbo mwakoresha we producer niwe producer w'umukoresha twambere nabe twakoresha za Chris Easy mwenyewe. Chris Easy ntabwo ari producer ni producer. Chris Easy icyo nzi cyo akora amavideo. Excuse me umva. Chris Easy akora production y'indirimbo za audio agakora na video. Chris Easy akora ni producer. Yego. Icya video ndakizi yaje producer kiza gute? Nyine nacyo nyine cyajemo. Ariko yatangiye kuba producer ejo. Oya. Nuso ngo sinshaka kuba nsanzwe nkuza ko mfite ingeso ntazi yawe. Ubusambanyi urabuzi. Arayikora. Arayikora ya audio nubwo atarashyira hanze indirimbo nyine zewe nkawe ubwe. Ni umuproducer ariko nta ndirimbo n'imwe ari bwashyire hanze. Ariko arazifite ari nizo afatanya n'abandi kugira ngo bazivugurure. None se ntabwo ashobora uramwizeye ko atarasohora indirimbo ku buryo azasohora indirimbo ze? Bitewe nuko nzumva rwose yanazishyira hanze. Cyane rwose. Kuko numva isi tubamo y'umuziki. Buriya abahanzi bo hanze benshi bumva babazi production. Ariko ntakubeshe nari mbizi ko Chris Easy ari umuproducer. Nuko nshatse kugira ngo bikonfirimire abantu gusa nkaba mbifiteho amakuru ko Chris Easy barangije gushwana na Element. Chris Easy ngo mwabigiyemo inama mukora umutwe muri bati Chris Easy nta cyamunanira production urayishobore agenda yicara hasi ari traininga amaze igihe amaze atarasohora indirimbo yararimo ariga production kugeza ubu ngubu indirimbo zizasohoka uretse iyi ngiyi ngo azaba yazikoreye harimo kuri kungana iki. None ukuntu uvuga ibintu akabivuga umuntu atuje kureba. Ibazo umuntu yavuga aba arabitombora abihimbira kuri live ziwe.
nk'ubu wabona hari nk'umuntu ufite agacano uri bukora inkuru ngo ukuri mutamenye ngo Chris Easy yashwanye na Element. Chris Easy arangije gushwana na Element kuko Element nta muntu adashwana nabo. Ndavuga nyine bari bukore tayito ngo Chris Easy yashwanye na Element niyo makuru bavuze ko live kwa Dumba kandi barimo kubeshya. Naguze ijambo Perezida wa Repubulika yivugiye ngo ni gute abantu babiri bananirwa kumvikana cyane simbyumva. Rero ngiyewe ntabwo nabona abantu babiri bari kumwe ngo bananirwa kumvikana mpari. Niyo mpamvu gushwana ntabwo bishoboka. Okay, gushwana ndabyemeye. Ntabwo biza gushwana. Ntabwo gose ntabwo ugeze bashwana nta nibihari. Nta nibyabayeho. Nta nubwo byanabaho muri business bya abantu ntashobora gushwana. No kuba azi production nde nacyo nagira ngo cyumve neza ntabwo kiza ngo nuko akeneye ngo abyikorere. Yajyaga aboneka akarekodinga abantu. None se ubwo atarabo muririmbyi. None se ubwo nyine ntawaganye bamubonye. Ahubwo abantu bashaka gusa impamvu igihe cyose turabazi. Waba ufite naba mfite telefoni ya kabiri. Telefoni ya kabiri? Waba ufite telefoni ya kabiri? Yego. Aho ngaho. Wabaye nk'uhamagara Element tureba yitaba umukupo mubwira ati sorry wrong number nari yigize. Aya masaha apfumbasa umugore ni saa 5 z'ijoro. Element ntago ararongora. Nibyo ushaka kuvuga ntabyo akora. Nibyo iryo jisho urimo uranirebesha Element ibyo ntabyo akora ndabizi. So icyo ngiye nkubwiye gusa wumve neza. Ntabwo izi kuba azi production biza bimeze nkaho ari substitute yuko nyine undi muntu yamukorera indirimbo wo hanze. Kirimo kucyumva. Ahubwo bivuna we nk'umuhanzi mwenyewe. Sinzi icyo cyumvuga ucyumva neza. Ntabwo nabona cyumva neza. Niba Element ari kano kanya i Burayi yagiye muri tour. Kuba yagusigira beat enyo gasigara nyine uziri coding buhoro ubitewe nuko vibe zigenda zizamuka. Biri mu nshingano zawe nk'umuhanzi. Recordinga asange beat yagusigiye ufite aho ugeze ugira icyo uyikoraho. Ariko ngo kenshi abantu baravuga ngo kenshi ibintu bya Chris Easy Element ni participating 90%. Nyine abantu barabivuga urumva? Nkuko n'abavuga ngo nanjye mfite boss wanjye muri management unkoresha. Nyuma bakaza gusanga ntawe uhari. Ari wowe kibamba. Ubundi iyo uri muri showbiz ntuvugwe ntago gubutwika. Nkuko benshi bajya bavuga ngo uri umutinganyi. Ubuso uri umutinganyi wowe? Kawazagire base uko yo kujya imbere ikinishwa tayo ko bimugendekera. Azagira ubutusha. Nese hari ahantu wigeze kumbona njewe ku buryo provinga ko ntari umutinganyi. Wowe umaze kunsanga mu gitanda. Nta mutinganyi ubyara. Simple. Simple tukomeze tugende. Continue. Junior. Nakubwiraga. Buriya Dumba nta muhanzi uzasanga batamuvuga ibintu muri iyi mihanda. Nizana gutangaza ubonye abantu bifasha bagafata nk'umuhanzi uzi ko ari wa danger. Ukumva haje kurugo. Hari umuntu urwaye gift witwa BV. Thank you BV. Thank you BV bizu. Ndagusoma guya ahantu hose. Ubwo witiranye n'umugore uraza gusoma abagabo. Hako nje baranze. Sawa. None so Yuda yasonye Yesu kwitama. Sawa. So nakubwiraga. Ni buriya defo nyine ba muri showbiz.
abantu biteka nyine bishakira impamvu ndakaza agahimba akantu gato kagakora kagahita kaba inkuru nyine bigasirikira bikaba ikosa rikomeye iyo umusitari uje ngo ubisobanure ubivugeho ugiye kubitiza umurindi ahubwo you would rather confuse them ukabareka bakaguma bari confused imyaka ikaba 10-15 ukabareka tu upfa kuba gusuza ko umuhanzi atunzwe n'indirimbo bamenye ari umuhanzi kandi aririmba ikindi se niki ibindi byose bavuga we kora imiziki ukomeze wigendere ndabizi ko wumva ibintu by'imiziki urabikunda niyo mpamvu uri manager w'umuziki to like you uri manager w'umuziki waba ushobora kubuzi iyi gift wawe bayitanga ukimo wawe na Sadiane amaya ikibindi wowe urashimira ukomeze dukomeze tu thank you Tsetsa thank you Tsetsaziane so warimo kumbaza ufite uri mu bantu bakunda umuziki umuziki nyarwanda like niba uri manager uri mu bantu bakunda umuziki nyarwanda nabahe bahanzi bafite miliyoni 10 mu Rwanda niba ubazi miliyoni 10 za views mu Rwanda ku ndirimbo imwe ku ndirimbo nyinshi imwe indirimbo imwe harimo Ambassador ninde The Ambassadors of Christ 1 harimo Mbonyi babiri abo ni aba gospel nibanze mu gospel cyangwa Vestina mu bisi Vestina na Dorcas sigira ngo nabo barimo na Bosco arimo Bosco nawe arimo so urashaka nyine mbanze mu bisi cyangwa mbanze mu bijuru okay banza mu bijuru turajya mu bisi urumva ko bari abijuru bamaze kwidekarira ko bari mu ijuru Yesu abakandira ngo Yesu abakandira ku tuntu twa views uzanangaza no nzasanga duhuriye hariya haboro tuzahuriraho nabo bose ntabwo byabura hari nabo ngenzi ngo tuzahurirayo pe ushobora kunsanga nikiringiye nambonye ya muri geto y'umuriro tumeze gutya umuryango bw'umuriro uraza kunsanga we nambonye turimo turatera story bigata biba akaya ndirimbo ye ngo mpagaze ku rugi ndakomanga bakanyumva ndimo gushya ariko singereyo twagiye turangiza abijoro so abijuru harimo Mbonyi Vestina na Dorcas na Medina ko na Medinje mu bijuru hari Prosper Nkomezi aho bose barazifite Papi Clever na Dorcas nabo barazifite hakaba na Daniela na n'umugabo we harya umutware we yitwa nde Adrien Daniela yitwa James and Daniela yego nabo bazifite so umva bo kuko indirimbo zabo ni indirimbo buriko mugiye gusenga muri mu rugo musengera kuri YouTube oh wow Mata thank you wow thank you baby uninde ubikoze no wahainje wagiye Mato give tap Matso right ubwo wajya ngo tumwise Matso uri kisinto bangaho Matsos ese umuntu uguye gifite akora kuntu yayikwaka oya abashobora byaragiye po Matso so I was telling you abantu ba gospel indirimbo zabo ni benshi bafite izo views kandi bari hejuru cyane niki natangaje mu myaka yashize abantu bari aba gospel bajyaga bumva bifuza
ngo ni iki byasaba ngo nabo bagire views miliyoni zirenze nk'iz'abahanzi bano bo hanze bo ku isi. Ariko bo uyu munsi ni abantu tuvuge nawe murimo gusengera mu rugo cyangwa niba uri mu rugo bisanzwe uri mu rugo bya buri munsi, ushobora kumva indirimbo ze kuko nyine zigufasha kujya mu mavuta, ugasenga karimo gatuje ugasengera. So bivuze ngo bafite indirimbo nyine uhora wumva buri gihe cyose kuko Imana ntihinduka, gusa indirimbo ziguma ari za zindi. Rero ikintu bita views baracyayoboye abagospel abijuru. Sasa nubajya ku basatani nako sori kubisi tubitira abasatani ariko ndakwiyamye tubitira abasatani n'abasatani ariko nayo nababwiye ari umuhanzi w'umuhanga. Inde satani yararenze kabisa, ngo yaratwikaga mu ijuru man, yari rutwitsi wa danje. Satani ngo yaratwikaga fo akushaza ko live mbona bibe bya live ngiye kujya nkora live buri gihe, pero na live biba biryoshye nuko gusa kuza ukavuga tu ukivugisha. waruzi ko ari urugamba kujya zanga nicyo ranga kuko no kuntu ngiye yanzinze no gutera story nyinshi ndiwe ndavuga ko nyine ntuzwe no kuvuga. Kuzaga nkavuga ibintu biterekeranye gusa nkajya mvuga mana yanjye ewe oya we ntabwo nakwadvisinga kuza hano kubera niba ureka nkubwira abantu bigeze kunderanja kuri ino si bavuga cyane. Uwa mbere ni Bruce Melody, uwa kabiri ni wowe, uwa gatatu niyo Bosco, ubundi nibamenya muravuga. Rega buriya njye ari no kunyajya ahantu ine nkajya kubona nk'umuntu araje atangiye kuvuga ubuntu bw'ubugamba kavuga nkamureba kavuga ati ntabwo ndavuga ntabwo nzi. Bamubwira ni nk'uyu mushefu disi binari marakora ameze nk'uko nafata baro ya football nkajya imbere ya Messi, nkajya nira agace gake amanota imbere ya Messi masaka ndeba. aravuga kigira umuntu avuze Messi akubereye mu buzi, akubereye mu bintu. Man Messi buri atunzwe no kuvuga nako atunzwe na football. Rero kuyi mugihe ufite baro ukimuguma gace gacu kinakina bakureba bakakwihorera. Man ngiye nshobora kuvuga nkavuga amasaha wowe ukajya ukumva wanarambiwe pe ndimo ndavuga gusa. Urajya ngo siyo mpamvu bishobora kuba warabaye inspired no gusobanura filime. Oya ngiye kuva mvutsa nta kandi kazi nziyo Mr. Papa aragutwikiye mu mungereze ku 2020. Ndagusomaguye ahantu hose Mr. Papa, ndaguteruye ndagusomagura ahantu hose. Ndibaza ngo Didimana umuntu uri kuri level 35 akarabye. Aromba nyanga tanze akarabye ari kuri level ya 30. Yange level bajya bazigura. Didimana yanayigura. Level yayiguze nkaza badge za verify zo kuri Instagram. Ibintu bya level ubimenye ryari ko rugwa mbere uje kuri live. Dukomeze mubwira urumva bazubwira ibya level ubimenye ryari. Nago myanga ndeba ngo level 2 ngo level 15 ngiri ko bimubwira. Hano hano ufite chat GPT ku ruhande. Umugore wanjye ni AI tugendana. Buriya ande kuye nagwa wagwa mama bubuna, ariko mama bubuna kure kuye wagwa. Akwa ngutangiye ibiki utangiye kubeka. Reka nkubwire Junior Giti, utangiye kumbekinga. Njyewe nawe urabizi ko tunganya ububwa. Ese igihe waririye ko bitarangira uretse gatuma mama bubuna mukure. Igihe waririye kuramo mama bubuna urabizi ko tunganya ububwa. Icyo ndusha ni umugore.
nta kindi abantu bashobora Abana kumufata serious kubera ufite umugore ngewe yaraniwe ariko umunsi nabonye umugore gwembwe umunsi nabonye umugore nkarongora nta kintu uzaba ukimbwira kandi ndi hafi kumana mbaye nk'ibenye kanyivane iki kintu Dumba nakubwiraga harya nari ngeze he tosobora kunjukira kimanyi kati wawunga ate ufite kuba n'akanyamerika negwe tokakuba ndabyibuka we wabigeze neza kuri story za Messi ngo za football na baro okay narinzi ndetse naho ngaho nari kubwira ndavuze ngo mbaye benye Tugumanisha nakoze rero kwiyogoshesha nakoze ikosa kabisa ewe meze nk'igitumbuwa uri ku cyagiye kuva niyogoshesha nabaye nk'irindazi wari ugeze ahantu umuntu aravuga ukagira ngo akibagirwa kuri umuntu wa mbere uvuga rero sasa tugiye kuvuga rwose najya za nkavuga ukagira ngo kuva jya suwandambe kandi stories zidashira ariko wibuka ikibazo nakubajije turiho cya 10M views ndakizi okay icyo gukundira umuhanga rega Dumba we yanjye nuko nagize imyaka ngisanga ni muri showbiz ubundi wakabaye uri nka ministry nsome ba ministry babagira amafaranga menshi buriya wakabaye uri nk'iki nakaye mfite amafaranga menshi okay batanteranya nyamuneka ntazabura ibyangombwa batagiye kungongesha nakubwiraga urumva ubwo nyine tuvuye ku bintu bavuga nyine ngo bya 10M views mu bantu bakora indirimbo z'ijuru akomeye bita ngo ni Ivan Singo Junior niwe mupapa ni refeyeho pe comment 600 so I was telling you rero iyo ugarutse mu muziki nyine wacu w'isi abafite indirimbo nyine nyinshi ni Meddy wa mbere gospel twavuye turi mu abafite miliyoni 10 abahanzi ba Sakura ni Meddy hagahita haza Chris Easy we afite indirimbo enye hakaza Element afite 3 zifite miliyoni views miliyoni 10 hagahita hakurikiraho Melody afite zingahe Melody ari muri Food we na Element Melody ari muri Food na Gatarina nayo irazifite na Gatarina ifite miliyoni 10 kandebe yandiri online ndeba ne online so urumva katurebe igitangaje naho nafunga macho when she's around yes when she's around katurebe simbe nibeshi funga macho niba ifite miliyoni 10 funga macho niba ifite miliyoni 10 ya Melody baye bagwa gift nago biza gutinda guys tap give so niko bajya muvuga ngo babwire bagwe Baby Lion Baby Lion ngo banza go zagiye kurisha when she's around abantu kenshi baba batubwiye when she's around ifite 8.9 ntabwo irakwiza 10 million so Melody afite ari muri million views afite million views ebyiri ubwo rero urumva akora ikindi kintu kimwe abantu batanazi nacyo tukirebeho
hari nk'indirimbo abantu baba barakunze cyane wenda nyine zikundwa mu gihe hataraba ibintu by'amavyuzi. Uzi nk'indirimbo bita ngo bose babireba. Ya Melody? Oya. Theo bose babireba nyine. Bari bazi uko agiye gukorwa n'isoni. Ntuyizi? Iriya ndirimbo kano kanya ifite mu Rwanda nka views biliyoni. So harimo nyine no kuba bano bahanzi bakuru barakoze indirimbo kera wenda atarabakuza iyo system yo gukora ama views n'ibiki ngo nabyo nyine bibe proof yuko ikintu cyabaye hit. Wenda bakana bafite nyinshi zifite izo views nabamenya. Ari nayo mpamvu rero ugiye kugira ngo bafate ubagiranye n'abantu bahanzi b'ubu ngubu bafite numbers zigaragara kuko twe dukora ibintu bifite proof ubu ngubu. Ariko nyine hazamo urujijo hakarazamo n'amahane y'abafana. Uze kutubwira no kuntu Chris Easy agura views. Yego urumva? Ndimo ndeba hano umuntu anyeretse ngo bitaruye uri kuri live ya masaha. ariko bana yanjye narago Hano ngifite AI. Ariko menya cyabo mbona kiri ari fani cyabo mbona menya ni ikintu kizima. Ntabwo ugira irungu uri kumwe nawe. Anyeretse pastor wacu. Oya reka reka. Pastor my pastor asikugira tangiye guhakana ngiye pastor wanjye ari kuri live tuvugana. mara gusengera Harimo arande barimo no kunsengera. Hako yanjye mfite pastor w'umujama. Ibaza ko naye amashusho yigeze kwa trend mu minsi yashize yayambajijeho. Amashusho yabaye trend nuvuga izina ry'umuntu. Ya mashusho yabaye trend. Harimo hashyaga kubitwa. Yarambaje ngo se mane ngamashusho numvishe barimo kuvuga. Oya urarebe pana pastor ashaka kureba. Birese ibaza ko yambaje na stories z'abari tazari. Oya reka. Cyose bikura hehe? Ngo mbikura kuri Twitter. Aulo yagarurwari tosoya kubera serious ya de nakatono. Asushaka mbe serious bigende bite? Ubundi mwisi cyonyine nabonye mwisi kiri serious no umupfu. Umupfu bari serious. Asekera iki? Kiretse wenda nk'umuntu wapfuye afite amenye meza w'icyangwa. We aguma seka. Hako umuntu ufuye bisanga sini cyajya kumusetsa. Yipfiriye yigendeye. Aho izofa ngo badogiri waguru. agiye serious ugari ni uruzi So nakubwira urumva. Rero uyu munsi nyine iyo mibare kano kanya. Abantu bayifite mu Rwanda bafite nyine ranking indirimbo ufite 3 ufite nyinshi abari Meddy Chris Easy Element abandi bwo ne ebyiri imwe kubera imwe boni benshi dukuyeho Meddy Chris Easy asigarenye 10 mu ndirimbo enye wenyine ukuyeho Meddy n'abahanzi b'indirimbo z'ijuru nufate Sakura uvanyo vesti na Dorcas ukavanaho na Mbonyi na Ambassadors of Christ bo mu ijuru uje mu isi ni uzifite na Meddy na Element oya n'abandi Chris Easy uretse Meddy ni uyoboye abandi bahanzi muri Sakura bafite miliyoni 10 za views. Yego Wowe nka manager we umuhanzi wawe ushobora kuvuga ko ari wo muhanzi wa mbere mu Rwanda. Muri views uvuze uyabijyanye n'ibimenyetso kozi wahoze uvuga ngo n'ibimenyetso navuga nyine wahoze uvuga ngo mu magambo yawe wavuze ngo ino minsi ngo batewo ntago bagishobora gukora batewo ntabwo bafite ibigaragaza ko batwitse kubera ntabwo twabaga dufite ibintu biprovinga. Ubu ngubu Chris Easy niwo muntu ufite miliyoni ndebera indirimbo z'umuntu itandi b'umuntu byo kuri YouTube yiwe. Yego ndakumva bebe shawe yakarasuye akaza mu biki wabagize Imana waburiye neza
sinshaka. sha imbeshi kurimo noneho Amasiro. Yo, Chris Easy niwe muhanzi uretse Meddy afite miliyoni 10 muri Secular Music nyarwanda. yego Wavuga we nka manager we mu bikoranye byose atari uwundi manager mwari kumwe, ushobora guhagarara ukavuga ko Chris Easy ari umuhanzi wa mbere mu Rwanda ufatiye ku bimenyetso byawe ufite? Wavuze ko views zifite ibyo kereka niba mugura views ntago tuzigura. Umva mwereke hano hari indirimbo ya Andy umuntu nigeze mvuga bita On Fire. On Fire ifite miliyoni 10 ndabizi. Ifite 23 23M, yes. Ariko niyo gusa. Ifite 23M. Ubwo nyine nawe mvuga kuri list nawe nagize mushyiraho. Babyumva? Kandebe Ega nawe buntunguye nafite ibimenyetso ngo maze ngene ari yenda kubona sheri bite. Ari aso umwe wa kera wawe. Mfite umukobwa witwa Ari unkunda cyane ariko nta reva agira. Man, after level yari mwe P1. Ari afite level yari mwe P1. Utanze. Ubwo yatanze akaraho. Yaragatanze 10. Ngo yatanze akaraho. Ako se kuza amarevo man. Kuza amarevo. Erega ibi bintu. Ibintu tuba tuvuga hangana ntabwo ushaka kugira ubwenge bwinshi. Ibintu bya TikTok ni nko kubana bimwe bita ngo WDA. Uturimo tw'amaboko. None kugira ngo abantu bari kuri live babone ko ani yari yiyoboye. Batanca n'amazi twagiye. Mani niba hari ikintu nkwangira no kutabasiriye mu buzima. Asoma ngo aze ndumushaka mbese rege nkora muri office ya ministeri. Ngo muri entertainment. Uri mutsiri uri kigo nubaho. Gutavuga Joyeux wa Juno. Joyeux ya Juno ntabwo zifite miliyoni 10. Mu magambo yawe Chris is nakubwiraga Dumba urumva. Abananga muri comment bagere gose bashaka baye bajye kubiverifyinga. Muri ikintu kimwe naje gusanga gikora muri system yacu ya showbiz. Iyo utidekaraye ngo ugaragarize abantu ukuri kwawe n'ahantu uhagaze. Ntago bashaka kwifata ngo badekarare ko aho hantu uhari. Iyo wowe udashobora kubyivugira. Yes, kintu ushaka kucyumve neza. Urimo urasasira icyo yaho ushaka kugira ndahumva. Aho ushaka kugira wahumvishije. Tega mpageze sasa nakubwiraga. Uko ni system ibimeze. Utifashe ngo ibintu ukora ubivuge cyangwa uvuge ute okay ngiye nkora ibintu ibi nibi kandi biteye bitya. Nta wundi ushaka kuzana hano hanze ngo bikuvugire. Icyo ni kimwe. Ikindi rero nigiye kugira ngo abantu bibahate utabaha akanya ngo uvuga nyine babanze kuko babisesengura babyigaho neza. Bagira ngo urimo kubyiratishwa. Ni mpamvu ukeneye ubwo abantu tumugende mufata akanya ngo nk'abafana bakunda umuziki bakurikiye showbiz murebe kano kanya mu mibare n'ibikorwa n'iminsi itambutse. Abantu bakoze ibiteye bite. Koko Chris Easy yakoze one man show i Burundi ari wenyine haruzura. Ibyo turabizi. Yakoze one man show mu Bubiligi muri sale abahanzi bose nyarwanda bose bajya nyine kujya kwipima ngo bari uko show zabo ziteye mu mahanga. Ayikora ari umwe. Ukuyeho de fact ko ari go muntu wenyine uretse Meddy muri Secular Music afite miliyoni 10 enye. Yego. Twakubise sare. Urimo urasasira yego yawe. Banza nyumve nyine. Twagiye. Twakubise mu Bubiligi
one man show ya Easy wenyine kuri stage. Muvuye i Burundi mu gihe Bubirigi mukubita one man show. Arayikubita iruzura. Twakoze iwacu muzika. Ariyo twita kano kanya ko ariyo niyo guma y'ubu ngubu iyi generation ihari. Ipima umuhanzi ahagaze ate mu baturage. Aho twakubise hose video zajyaga hanze nka proof. Abantu baririmbana n'umuhanzi mubibonesha amaso anyuko indirimbo barazizi barazikunze. Ntago ari indirimbo usanga umuntu afite indirimbo kuri YouTube ifite views miliyoni 5. Ariko wagera Rusizi ugasanga Rusizi ntago bayizi. Kwibaza miliyoni 5 avuga zayibonye zabo yabonye n'abakongomani cyangwa abashinwa. Wabyumva? Iyo ukoze indirimbo ikagira views ugasanga n'umuntu wo hanze mu cyaro arayizi n'umwana mutozo kwiririmba. Nuko nyine indirimbo wakoze ko yakurosinze imipaka. Babyumvishije. Rero ibyo wari mubaza ngo izo ndirimbo kuko zarakozwe ni proof ziragaragara. Numbers ubwazo zirahari. Uyu munsi kuri YouTube y'abahanzi bo mu Rwanda. Bisi. Meddy wabivuyemo. Uretse Bruce undi muntu ufite abasubscribers benshi kuri YouTube ni Chris Easy. Afite bangahe? 700 bagiye kuzura. Chris Easy agiye gukwiza aba subscribers jya kano kanya kuri YouTube wango ufungure yawe birebe. Ninde umukurikira? Meza. Hano ufite AI. Oya. Kandi AI ringi nyine AI ni Mabubuna. Mabubuna? Niwe AI. Mabubuna? Ya. Mama ubona ukunda umugabo wawe ukabumwe. Umvijwe ngo yo umva se. Ngirene. Ubanza hano afite 960. Ninde? Ni Bruce. Afite uretse Meddy. Bruce niwe ufite aba subscribers benshi 960. Easy afite 693. Niwe umukurikira. Yego. Element afite 619. And the others. Ariya siko numva ahisa arangiza. Ari. Du. Akoshima ayisucici araciye. Itari kubeshya nago narangiza 2 seconds dombale live. Bigenze tse kandi kwaje atungana. Ariya uwanditse message nk'ibihumbi 5 ushaka kugira ngo kuza. Jewe urabizi neza iyo live ninjye umuntu wenyine wandika message. Utanzamuye nanapfa buri ariko. Okay, washaka kuzamuka 2 seconds. 2 seconds nago zirashira 2 seconds ishiraho basi amazera 3. Basi washaka kuzamukira iki? Reka nkubwire ikintu nashaka kuzamukira urumva? Nabonye giti kwa kundi uri mu muhanda we wambutse undi muntu ari ku ruhande rwo hirya. Sister arambwira ngo please twambuke tujye gusuza giti ndambwira ati reka. Nje nago nakambuka ari kumwe na mama Bubuna si ubwo se nagenda mvuga gute. Yari kumwe na mama Bubuna. Mvura ukuntu ngera ko giti nari guhita nyina ngasimbuka nka umuhobera na mama Bubuna kankubita. Tujya mu rugo twifata ka video urumva. Turamubwira ngo giti ngumva ngo ahantu twakubonye ngo ejo tuzahurire saa 9 z'amanywa ngo then ngo dusuhuze. Gitara tubwira ngo musubiremo iyo vie nago ndi kuyumva. Ngo basubiremo? Ngo iyo vie nago ndi kuyumva muyisubiremo. Noneho turamubwira ati giti nyine twakubwiraga ngo turashaka kubona ejo saa 9 tuzahurire kuri supermarket iyo twakubonyeho urumva? Nyamata. Gitara tubwira ngo yego arambaza ngo sengera ngira ngo basi ku cyumweru tuzahura no muri Misamani. Giti yanga kuza. None washakaga iki?
nashaka kumusuhuza. ngaho umusuhuza ugende. Giti. Dumba uvuze nabi. Dumba ameze nk'abakecuru. Dumba ntoke. Uziko Giti Dumba ajya ambwira arumva. Njya ngira ngo Dumba ngo ko arakaye agahita ambwira ngo ntago narakaye vuga vuba ugende. Dumba uri kunjyana. Suhuza Giti tugende turangize dukomeze ibyo twari turimo. Kushaka kurangiza vuba ariko. Okay. Giti hi. Hello. Umeze bon? Meze sawa. Twakomeje. Aragiye se? Ararangije. So nakubwiraga buriya impamvu ubona tujya mu rusengero buri munsi bakajya bahora bavuga ngo Yesu ngo ajya i Galilaya ngo arahagera ngasanga umugore ngo bigenda gutya n'ejo bakongera bakabivuga bajya ngo ibyo nyine barimo kuvuga ntujye kure yabyo utabyibagiwe nyine utijya nko wenda wabyibagiwe cyangwa wabyirengagije kandi bihari ukitege ndabyumva rero nyine ibyo avugaga nyine bya easy buriya hari iminzani y'umusinyarwanda isigaye ihari hari numbers hakaza performance na consistency byose Chris Easy arabifite. Nudukubita mega hit imwe ukagenda ugiye iyo ngiyo wayiguyeho agatunda. Nukubita ebyiri wenda zijya gusa birashoboka pe. Ariko nukora eshatu enye eshanu eshatu 8 9 10 cyo gihe gira umuntu urimo umukonvinsinga. Wabyumvishije? Buri impamvu uyu munsi twubaha umuntu bita Benny, Meddy, Bruce, King James nuko bakoze icyo kintu for many years. Adukubitanye indirimbo igihugu cyose cyaririmbira hamwe. Zimeze nka Rwanda nziza. Babikora umwaka umwe, 2, 3, 4, 5. Ubwo se Bruce nawe arimo mu bantu bafite indirimbo abantu baririmbira icyarimwe. Wewe wumva ari hehe? Bruce Dumba ntabwo yizitangaza amakuru. Ibingi umbaza ni ibintu bari kurimo kuko nanjye ndi arabaza wese. Ikibazo gitunyataka. Nene kwa rukurwa yo ujye aho rero aho mubera babi iyo ndakubaza ugahitunyataka aho kunsubiza. Za Bruce Ndaba ngizi. Buriya itangaza amakuru umuntu waryize. Oya. Injewe ndakubajije aho kunsubiza ushaka kunyataka. Ubwo arazifite. Nkihe? Network yavuyeho. Uzandabure ari cyane muri comment ngo uzandabure. Uzandabure wallahi. Dumba nawe uzabe romantique. Gwe. Ikikazi kirungi. Ebinakubya. Ikikazi kirungi. Nanjye nzamubona. Ariko Bubuna kubera icyo ari wuzugwi cyane. Kariwe mukuru. Nuko ariwe mukuru. Nose uyu muto yaririmbye izihe? Ubura ko yabaye
DJ. Bubona niwe legend. we urumva Mm. so nakubwiraga buriya nta muhanzi ukora mega hit eshatu enye eshanu icya mbere ziravuna Mega hit. nk'ubu usanga nk'indirimbo bita sampe iba yaragiye hanze tumaze amezi 4 dufite iriya iyi chocolate tuyifite Chocolate mwemana y'ikingana iki? amezi 7 Reka. noneho usanga nka chocolate abantu baba barimo kumva ibifite version izindi nk'ebyiri twagiye dusimbuka ku buryo nziguhaye ngo uzumve wumva nyine ukumva nyine niyande kumva nyine harimo difference uguma nyine uhindura wisiba ushyiramo ibindi bishyashya rero ntabwo wenda uzajya wumva nyine n'abandi bahanzi bakuru baba babivugaho hari n'igihe abafana bagera ugasanga bagise ngo ni ubunebwe ariko buri umuntu ushaka ikintu cya danger kiramuvuna nyine kikamuvuna akagikora rimwe agasiba na karabo nta kibazo. ni ukuri rwose umutanzi akarabo imana nayo imuha akarabo imuha gatoryi Cyangwa Imana abantu bose gift baguha nicyo basabira Imana ibaye. Dumba bakoresha gita amakosa nkayo ukoresha kinyusi na Godfather. Giti nashobotse. Inshuti yanjye man nge ndi umujeni cyo banze banakimenye pasi sweet ndagusomaguye ahantu hose. Uri umujeni? Man nge ndi umujeni ntabwo fa kunkoresha amakosa. You are genius. Nge ndi umujeni aho jyango yankoresha ndakuyobye. N'abantu bangahe muri showbiz ushobora kuvuga ko ari aba genius? Nka batatu. Shange ndi incike ndi imfubyi. Aba genius batatu uvuga ati abo ngabo n'aba OG bafite IQ iri hejuru batatu. Wa mbere ni Papa Bubuna. Wowe. Undi ni Junior Giti. Wowe. Undi ni Giti. Ariko naho uzugenge gatsindwe sinjya nkubona. Uzanga abantu kabashuka buri abazungu byose ngo bikujemo ngo rabivuga ni bazwe bifite byinshi bubitsi. Mbidekarara hanga abantu bimenye Dumba ni umunyabwenge arabashuka. Ashuka abantu benshi muri showbiz akababeshya. Bakajya ngo bakayagara kigasigara cyo kirungu ni just kiturije tu. Ngo kiturije. Ahubwo ko gutuza abantu niko batazi ko ngira. Buriya arukuna abantu batubona tuvuga kazungura hubagurika ngo nta bwenge inshuti yanjye. Cyane byo nago muba mubizi. Umuntu abereka version yindi y'igicucu. So ndashaka kugira ngo muri aya magambo umbwire yes or no. Aho mbona biri bishoboka. Chris Easy niwe muhanzi wa mbere mu Rwanda, yes or no? Yes. Banyarwanda kazi ngira ngo murabyumvishe. Junior Giti cy'imizi mirefu, Papa Bubuna, itariki ya 9 Monday February 26 sorry. Junior Giti aravuze ko Chris Easy niwe muhanzi wa mbere mu Rwanda sofa aho turimo turavugira. Kandi baze ko utazabirigurating. Mu myaka ijana rero nahangaha TikTok zaba yaravuyeho. YouTube barabisibye. Imisi twakoze imyinshi bo yose barayisibye. Amazu twubatse tutazi ngo atuye bande. Abana twabyaye abo babye batazi n'amazina yacu batazi n'amafoto yacu birashoboka. Imodoka yakuvunya waguze kugora utazi n'umuntu yigendamo cyangwa yarabaye scrap. Babyumva. Izina Dumba cyangwa izina bafonze ry'umuryango wawe wenda nyine bazita abana bawe bazagukomokaho. Wenda harimo n'ababaye batinganye baranarivuyeho burundu batakirikoresha. So nashaka nyine ko byose biba bituvuna ibingi hano twasazemo. Ni iminsi mike cyane
tutazabiriguratinga so kukintu cyose kuki mfite kuriguratinga ubundi ngewe zewe ngiye ngamije iki you're not gonna regulate ndakumva ntabwo ngiye sinose ndi kuki mfite kuriguratinga ahubwo se ko iki umuntu ahango magazemo yanjye ashaka ko bishobora kuba afite indi angagazemo yiwe ashobora kuba uwundi muntu nawe yumva ko ari we afite uwundi muntu wa mbere ariko wowe uri kubibona umva nshuti yanjye ndashaka ahangaha ikintu abantu banacyumve neza bagisobanukirwe umutima wumva indirimbo za Chris Easy niwo mutima wumva indirimbo za gospel ukaba the same person wumva indirimbo z'abaraperi akaba nawo mutima ujya kureba agasobanuye ugakunda football ubwo byo byose mubishyira hehe undi gutumura akunda football n'umuziki akanakunda Imana akanakunda na filime z'agasobanuye akanarenzo gasanga afite na za filime akunda zimwe bari babihishe naza akazireba aho hano hose bijya ni hehe zuba bari babihishe nizi Mama Bubuna ujya ureba filime wihishe oya sinzere hano muri salose hari filime wari wabona wihishe yego harizo ajya reba namubwira se urimo kureba ikintu kaka ngo nabandi mo ndasakaza ajya ngo gukira kwiza anyeretse ngo yabakoze icyango yabakwira kwiza mo ndasakaza ngo nuza yikurya sinuza Baba Bubuna Tumana ustering urumva ahubwo abantu ikijumba banakimenye umuhanzi wa mbere kuri njyewe namuvuze nawe ufite uwa mbere kuri wowe bite nawe uhagaze nundi afite uwa mbere kuri we bitewe nuko ahagaze ahubwo ushaka gufata ngo umuhanzi wa mbere wawe ujye kujya kumuduhata umuduhata ku ngufu natwe dufite abambere mu mitima yacu wenda turimo no kuvuga okay iby'abahanzi nacyo kangoye break nuko byumva noneho answering iki ngiki hano mbonye umuranse ngo izina Dumba rimenyesha iki uwo mureke nawe mwihorere ubu ndaza kubisobanura ubu ngubu ngiye kubaza ikindi kibazo uravuze ko Chris Easy niwe muririmbi wa mbere wowe niko ubivuze noneho ndashaka kukubaza ibingibi birakoroheye Rocky umurusha gusobanura filime yes or no ntago ndakora filime imwe nawe mu bafana ububona abafana bakubwira ko Rocky umurusha gusobanura filime cyane abafana nyamva ko rwose murusha dufatiye ku bafana Rocky umurusha gusobanura filime cyane urabizi ko Rocky narebi interview ataza kongera kuvugana nawe kubera iki se nase tuvugana kuko ngewe azazukana ndusha oya buriya twabasobanuzi dufite clientele itandukanye kure cyane n'ubu clientele bwanyu gaso muri showbiz nudutuke nyine ndashaka nyine kibanzo nacyumve neza buriya clientele yacu ya filime ukuntu imeze itandukanye kure cyane na clientele yanyu yingi yo muri showbiz yanyu imeze gute dufite clientele twinjiye muri showbiz turi abasitari oya reka twe ntago twaje ahangaha ngo tuze gufunda abafana oya twaje tubazanye tuvuga sinzi n'ucyumva neza uraza kukinsobanurira buriya ujya ubona umuntu bita mwana afunze njya mwumva ajya agira Instagram cyangwa ngo agire imbuga zindi akoresha oya reka ariko ni umusitari koko none wumve ko we mwana afunze akorera kuri YouTube ahantu atari internet ntago ajya hagera
ariko twantu hataba internet mu Rwanda habayo umudisiki bana, habayo umudije. Ndabyumva. Nk'ubu ngiye buri munsi nkora filime ndasobanura buri munsi ndasobanura. Akagitangaje hano ubona comment yanditse ngo ko filime ngo zabuze. Ko mfite televiziyo ndimo ndasuplayinga ziri Kampala, mbaha filime zikaza Kigali bakazigaca kuri Star Times. So ngo njye mu nzu yanjye minerivare y'abana kubaho kwanyuzwa n'agasobanuye. Wabyumva? Utunze mama Bubuna ku gasobanuye. Yego. Ko nyine nakaza nkora buri munsi. Mfite studio ahangaha yanjye mu rwego nkoreramo filime. Studio clientele. Nshobora kureba studio yawe kuri Nisa. Zifite clientele iri cyane ibyo ubwo utekereza. Uranyereka studio yawe. Cyane rwose ndaje njye mu hariya ntambuke bikwereke. Ariko mama Bubuna agenda gukurikiye. Kubera ntabwo Bubuna yakuva inyuma ngende nta nshaka ko mama Bubuna avaho ngaho. Urumva dumba. Dero cyo nyine vuga ngo nyine iyi mwebwe iyi clientele ya showbiz muvuga. Twe iyacu iri kure cyane kurusha ko mu bitekerezo. Twe turi kuri level nk'ubu tuva ngaha tukajya nk'ahantu nkaza Masisi epfyo ngiyo nyine mu mashyamba. Ugasanga ufite abafana ba danje bagunda bisize n'irangi. Birebera gasobanuye. Abafite agatelefone ke gatoya karimo memory card areba filime imwe iva majya mindi. Umunsi ukihirika. Junior yasobanuye. Aha. Uzengo abo bantu nyine dufite abafana batsimbye barenze namba zanyu za showbiz. Ibyo bikaba bihuriyeho no kuntu urusha Rocky. Nyine nuko nyine batangiye kunshyuhaho ngo nabona ngaye interview. Ubusaza uzaho twahuriye. Noneho gitangaje nk'ibona kuri interview aho hanga ibyo nge muvugaho birenze kurusha ibyo tuvugiranga kuri interview zacu turi mu gasobanuye. Ko twe muri movie muvuga no birenze ibingi byumva hano twavuga. Ukavuga ati Rocky nta kintu afitemo nta. Muri movie ndamuvuga nabakamvuga kandi life yacu gakomeza. Rega twakoze amazina nka bakinyusi ku mihanda. Bakinyusi ba Firimbi. Kinyusi ninde wari yise Bruce? Wowe? Riza kuri imihanda. Cyangwa Firimbi. Bita Firimbi. Cyangwa Murinda Nkuba. Ari Murinda Habi. Namazina gasobanuye. Nabaye bandi wabaye amazina. Nawe n'ubu ngubu nshatse nagwiza kandi kagufata. Oya mutinya kuntwikira na Rocky atinya kuntwikira kuzi beje ndatwika ndi mubi cyane. Oya mani urwe Munesa uriya mwisi Munesa atinya umusazi. Zale no uzi ko nunyiti zina nza gukora iki? Oya mani urumva wowe ukuntu waje twiyereka waje umeze nk'umutinganyi. Icyo twagutinyiraga. Umusazi gute se? Oya so nyuma yaje abari atinya umusazi mu buzima. Nago uheruka gukora filime kandi turabakunda. Igiti usa n'uw'inzoga. Bine giti ntabwo ari umwe w'inzoga. Bine giti sindamubona w'inzoga. Shobora kuba zimwe ariko ngiye sindamubona w'inzoga kandi tumaze kuba turi kumwe cyane. Unywa inzoga? Kare ahubwo ndazamamaza. Urazamamaza? Noneho Junior kubera iki abantu nanduri vugiriza ubusa? Kubera iki abantu baguma bakomplaininga kutabaha filime zihagije? Like I understand ko wowe in your perspective ko uvuga ko uba wabahaye filime no wakoze filime kubera iki babona ko zidahari? Urumva dumba umbaza ibintu bya management nakubwiye ngo mani umuntu agira utuzi twinshi tutugonga ni light urumva
so nyine abantu nyine bisanga mu movie bakeneye demand iri ku isoko ibyo bifuza nibyo nyine urimo kubasa supplying ari bike cyane kuko umwanya ugenda ubura tundi turimo ku ruhande umuntu aba yirukanka wabona nyine kakanya kugera ukabatuma nyine za movie baba bashaka waba utawubonye nkuko kano kanya nawe utagikora ikimansuro bajya gudukora za video zawe urimo kubyina uri mu modoka ndabyumva atari uko byanza kuko nyine uturimo twabaye twinshi ariko noneho bihangane guhera ejo ndabaha filime ubu noneho njenje guhera ejo urabaha filime bobo ndabaha filime Kibarenge ni ukuvuga ko ari njye ubasabiye bana rwose mva Yesu aguhe umugisha bampe gift abantu beye musa batopu gift ngo bapfuye abatopu gift uno munsi reka sinzano bagiye ntabwo reka asa nako umuntu ashaka kugenda yitapingira agakora tap ubyikoreye ushatse bwira mama bubu na tapping mama bubu na tapping ubwo se apfiki kugira ashobora gatoki ndabona agwaye akarabo mama bubu na tapping ndimo gutapinga gatoki kanje karagize karusha ndimo gutapinga ndumva guhera ejo ndabaha filime Kibarenge ubwo abantu ba complaininze kumara igihe uzi ko abantu bamaze nk'imyaka nk'itatu bano bara complaininga ko taba filime zihagije you are freezing network you are freezing kugira ngo network ndabona bitu biyo mani nyine ibyo nyine bihangane filime ndaza kuzibaha so Dumba gira vuba ejo dufite abana bajya ku mashuri kujya kwiga Sankara n'uwakangahe ngiye gusoreza kuri Sankara n'uwakangahe mu muryango iwanyu ni Bucura Sankara asobanura filime Junior Gita asobanura filime Mike asobanura filime Yanga yasobanuraga filime na Mike yasobanuraga filime abantu bane mu muryango mwese musobanura filime cyangwa mwakoze akazi ko gusobanura filime ni iki kiri mu gusobanura filime mu muryango wanyu na amafaranga kuburyo izindi ngo zitabonye amafaranga ari muri filime ngiye kuva natangira gukora akazi ntago ndadepoza ahantu CV ngo naka kazi akazi nakoze ntagasobanuye wisanze gute mu gasobanuye quick brief nakavukiyemo ngo umuryango wanyu ni wazanye agasobanuye mu Rwanda ngewe navutse menye ubwenge niga P3 yes P3 by then niga Remera Academy boni Kabeza Kajeki ndabona dufite studio bitaga The One yakoreraga Sonatibe ndayibona ubwo nari ntangiye nyine kumenya kwandika urakire wamfura we twese ntangiye kumenya kwandika nyine nkaza muri studio icyo gihe filime zazo zikiri ku makasete kasete zivaho ndimo nkora muri ako kazi nyine nk'umwana nyine ntangiye kumenya ubwenge P5 P6 haba haje amasede mbonye tekinoloji itangiye kuzamuka The One icyo gihe yari yande ya Yanga yataga The One Video Library urumva segonderi haje CD haza kuza DVD bwa mbere nkora filime nayikoze niga Senior 3 kasete lisede Kigali wize lisede Kigali muri Senior 3 nize lisede Kigali segonderi yose Njafare na head boy nabaye na head boy wa segonderi muri lisede Kigali yari kari kwa Masabo wabaye head boy wa lisede Kigali yego rega njye nani nakoze ndi umujeni nuko unca amazi no fucking way we shaka
shaka abantu baza njye n'aba head boy bari de Kigali. reka ni nko kuba warabayeho head boy w'ikigo cya mbere mu gihugu. Aha. Urumva? So icyo gihe nakoze nyine iyo ntuza nyuka niga senior 3 ubwo nyine ntangiye erevo mbikora gake nyine biri aho ngaho. Ninjiye senior 6 bamutangiye nk'umuntu ukora akazi bya nyabyo. Ubwo nyine CD nyine zigezweho hari ama DVD ubwo nyine ninjiye muri The One nk'abandi bose nagiye gukora nasanga batangira gukora. Ubwo ndere nyisoje nguma mbikora nta kandi kazi nzi ntago ndadepoza nsaba akazi mu buzima bwanjye. Ikibazo cyanjye cyari umuryango wawe nibo batangiye agasobanuro mu Rwanda. Ubwo nyine ndajya nyine wumve ko agasobanuro sasa wowe mu kuvuga nta handi hantu amafaranga nyine nyazi igeze afata mu gasobanuro. Ubwo ikindi rero bazaga ngo se nibo umuryango wabitangiye. Bano bantu dutaha u Rwanda bari barabonye filime zisobanuye mu Bagande. Bande Mike na Yanga. Bari barabonye nyine mu Bagande ko bibona nyine nabo bakiri abana ku myaka 10 n'ingahe babona nyine ukuntu bikorwa. Ese baje mwaje muturuka he party yihe ya Uganda? Kawempe. Kampala gati mu Mbobo nkuko wumva twavuga ngo Nyamirambo. Ya Bobo avuka na Shiba. Niyo mpamvu rata. Mwaje mu Kampala hagati hari ya Kawempe niho mwaturutse. Kutano. Yapana kutana ate. Imbere y'Imana. Ati niyo mpamvu uri ikirara. Ase kandi nyingo ngiye nukiki koko. Dore na Rwasankara muri comment. Mama najanga ndi mariye mfite umugore n'abana banyubaha umuryango wose umanza amaso utangiye kandi kuntuka. So dupeze no gifts. Basi zo gifts twajya kujya kunsuzuguza abantu badukurikiye kuri live. Ahubwo bakongera izindi Sankara wa mukuru wa gift nacyo kiringaho kirimo kirigeye. Mboka wembe ku kisawe cyo mpira. Ku Benjoni. Urumva? We kuko abantu basanga baje kugira ngo basabirize rero tujye kumfata nk'undi umusabiriza. Nshuti yanjye naje hanga aho umbwiye ngo nje kugira ngo abantu bakomeze banyubahe. Ntutangiye kunsuzuguza abaturage. Oya abantu mukomeze muhe Junior Giti mu mugeze kuri 20 bantu karindi munsi bye namwe. Umugeze ku 20 tuve hano Junior Giti yagize. Dore nk'iki ngo imbobo z'Ibugande. Muzi Sankara ni Sankara byanditse. Ntago turi umuvuge uyu muntu katumureke. So rero tudumana kugira urumva. So yo ninye baraza barabikora biba nyine ibyo akazi nka kandi kazi kose bari makazi. Natwe dukora akazi. Ako kazi n'uyu munsi karacyadutunze. So ngira ngo n'icyo cyumvikana ngakono batubaza ngo se kuki muvi ngo nsige nkora muvi Simbahe. Mu macanozi yarasanzwe amenyerewe ya filime yajyaga mbahera mu gwe na website n'ahandi hose. Abakunzi ba filime zagasobanuye mwe ubwanyu. Duca intege. Gute? Niba mvuze website filime zanjye muzisangaho nkayivuga mukanayumva. Ugasanga urenzeho uri umuntu w'umukiriya uswa nyine ngiye mfite ahantu filime zanjye zitangira. Ukajya ku mupirateri wundi uyipirata akayiguha ku buntu cyangwa amafaranga 3. Bumva ntago manyikora. Nge ndi Yesu ukorera imigisha. Wabyumvishije? Niho ndabyumva. Niyo mpamvu kugeza uyu munsi uretse nanjye n'abasobanuzi bandi bose. Abe Pike, abe Rocky, abe Njyewe, abe Sankara n'abandi bose liste ni ndende. Bagenda bacika intege. Babyumva? Niba filime turi buzikore mukajya kuzishaka ku muntu udupirata muzi ko ari piratage tubivuga buri munsi muri filime zisobanuye. Umuntu yarimo kudupirata aradupirata ngiye filime ni nguca amafaranga 600 ku kwezi ya abonema
ukaba ufite undi muntu uha 500 agahita aguha link ya movie, umuntu aba arimo arampirata. mwabuze uburyo mushobora kubistopinga? Nyine uburyo bwo kubistopinga nuko uwo ubikorera nyine ugabanza kumva ko nyine piratage irimo kwica icyo bamuderivaringaho. Piratage ya mbere ipfa mu gihe uhabwa serivisi aza agaciro kabyo. Wowe wenda uba hanze urabizi ko abantu bo hanze iyi ndirimbo z'umuhanzi zagiye hanze kugura alubumu babikora ku bushake kugira bamusapotinge. Ndabeshya? Yego ndabizi ntabwo you have to be uba ufite kuba uri kuri premium kugira ngo umuntu usapotinga nk'umuhanzi umusapotinge. Very true. Ntabwo ubikora kugira ngo uze kumvira imiziki cyane hose bayitangira ubuntu ko haba hari henshi handagaye abana za VPN. Ariko kuko ari abantu bize abazi ko nyine kubikora nyine ni impamvu ni ku nyungu zo muntu gukora ibyo bihangano kutamuca intege. Rero twe abasobanuzi akorera movie i Kigali, yamara kuyikora ugasanga mu gihugu hose hose yahageze. Kusanga ngo umusobanuzi ejo yakora indi yiki murimo kumupirata. Ni mpamvu uyu munsi twatwibereye kuri YouTube yabaye YouTube, abandi twagiye mu miziki, abandi bagiye mu bubaje, abandi bagiye mu biki. Nta kindi ni piratage nyine igicakaza. Simple case ubyumve neza cyane pe. Ko ubu abantu bavuze ngo twe nk'abantu bakunda gasobanura tujye ufata umwanzuro tujye kureba piratage, abasobanuzi baza bakavuga kikabarenga. Rega n'ubu nahangane ndi kano kanya umuvi akaba yirangiye. So sinimo navuga hanga sinavuze byose ni kimwe. Byose rega ni kimwe n'ubundi. No kuvuga. Umuvi magisoze yaksi. Nigeze kubona akabido kawe uri burasobanura. Wambaye ishati hashushe, urumva ufite ibicupa niba ari ibyafa, niba ari ibya kwencha, niba ari ibyiki, ngo wari ufite kwencha man. Ewana super deep. Bro byakabije ndavuga ati akazi nanjye naragashakaga ariko wapi. So urumva rero nyine niyo piratage nayiza bigatuma abantu batabikora nkuko bakaba babikora. Nko banibereye muri business z'inkoko. Uyu nawe wagiye mu nkoko? Akado. Amafaranga nibwo nkoreza y'amagi n'ibiki byose aratangiye. Agiye ngo ntago bizi. Dokora ni wowe muntu wenyine na Manibu bigeze kumpa amafaranga i Kigali. Banyarwandakazi abantu bajya bambeshera ngo banteranyirize itike ngo nkagaruka muri Canada. Ni ukuri kw'Imana nta muntu wanteranyiriza itike, ahubwo ndimo ndagenda ndi ku kibuga cy'indege Junior yampaye $100 just ryo kuba imfura akambwira ati ibintu wakoreye showbiz reka ngewe ngo $100. Nayari yengeze muri Canada. Ubundi muntu wampaye amafaranga yari Manibu yampaye 50,000 abishyira kuri telefoni ya Fifira ye. Manibu nawe ahantu hariho hose abandi bakaritazi bose b'Abanyakigali mwese muri inzerereze bo muri showbiz bose ku murongo. Ako bari duba byo barioza. Tukoza bari nimwe abantu mwazamuye akantu kose mugashyira ku zindi nzego. Like no rero urabona ukuntu mvuga nk'ibintu wowe ukaba wumirwa ukavuga ati n'icyo sinakivuga. Njye numva nabitanje man. Rega mane ari abantu baje muri showbiz. Abaje mu gihe cyawe n'abaje nyuma yawe ho gatoya. Mwaje ntacyo n'umuhomba. Mane uya hari biniga muri showbiz yacu byaje nyuma nyine tukavugisha ukuri. Mane bivuga amagambo yose yakabaye ku bahanzi, kivuga umuhanzi ko kiboneye. Urwara rwitwa Musinga. Acha kibishyamo ubwenge bwinshi ndakiza. Cyamusinga. Nacyo vuga ngo bazagikubita. Ariko nyine wenda nkuriya we nyine ababona ko ari muri Kigali
kandi buriya abakiri muri ya myumvire yasinze aho bigana wenda n'ejo nakasanga uyu muhanzi mukeneye cyangwa dukorana ariko hari abaniga baje bakuze Pastor Claude batinginga oya Pastor Claude sura uriya aba muri showbiz Pastor Claude amuki aba mu itangazamakuru ryigenga ariko nagaba muri showbiz ni bande Pastor Claude niba atari muri showbiz ni bande bari muri showbiz ziryigenga bamwitangazamakuru ryigenga ariko atari showbiz nose ubona uriya RMC mugenga sure yeah it should be like igomba kuba itegezwa kuba imugenga oya erega buriya umuntu bagenga n'umuntu ufite ibintu biri registered bizwi bizi amahame byanayasinyiye ndana ko nyine mbibona nge nkanjye abanyuru buriya ari nk'ikigo nyine cyigenga tu nyine ni ikigo cyigenga ako gikorera hafi y'ibindi bigo so jewe wansabye kugira ngo ndangize vuba abana bagiye kuryama n'umugore ngira ngo nawe ndabizi ubu uri kumwe na mama Bobo n'ubu ngubu ajya aho nisangaye mama Bobo bibaye saa 7 mbona amasaha ndabizi ntabwo aba yoroshye Karimbora zeo ndimo ndakumva nonse murasoma mama Bubuna Junior nabatangiye gusoma man ndimo ndakumva ngiye ndimo ndakumva n'ubu murasoma mama Bubuna ku turi hano man nonse kuri murakuze cyagiye kunyara Junior ibintu byarimo nasibitufu Junior ibintu urimo urakora nta Abanyarwanda kazi Junior ni mumubonye Junior ni mumubonye bamboneye hehe Junior mande nta muntu mbonye doraga n'unkuri agasobanuye do uyu ni Dirani uyu ni njyewe uriya ni Sankara ariko ntabwo ukoreraho oya ajya ni gute bafuripinga kamera gatireba imbere bakanda hehe hamagara mama Bubuna ndakwiyonye nayo zatuma anca amazi hamagara mama Bubuna hano abagabo niho tuzagira kugaragara ko ibintu byanze oya ntabwo byaranze abantu ko batabiha umwanya so uzi ko urimo na soundproof ubwo nyajyana abantu bavuga ngo studio ngo yitwereke ngiye nayiberetse none se abo wicaraniye abo nicara bagusanga afite agatebe kawe ngaho mba nicaye ndimo ndakora kanjye mpindure kamera yanjye nkwereke n'imbere ngo ko nta foto ya Yanga ufite basuba ngo njajinga amukunda kundusha sibyo ra ngaho mba nicaye ngaho mikrofone ngiyi headset ngizi speaker iri hasi speaker ngiri ya hasi itansa kuriza amatwi itayamena cyahwa uzadukorera his and hers hari umwana wayikiniyeho okay ese Dumba karame ubundi kiri mu zineza ni iki ngo
ururimi uzi neza ni uruhe? Ni urukongomani? Ni ikinyarwanda? Ni iki? Ndibaza ko ikigande nkivuga 100%. Mfite amakuru ko wakuriye Masisi. Mvuga ikigande neza n'icyongereza iyo byankundiye, iyo maze nk'iminsi 2 nyivuga neza. Iyo nta kintu wanyweye. Iyo nta kintu nanyweye mvuga icyongereza kizima. Ega njyewe n'abana tuvukana ntabwo tuvugana icyongereza gusa, abana tuvukana ntabwo bazi kuvuga izindi ndimi, bavuga icyongereza gusa. Abantu njya mbabwira ko njyewe ndi umwana wo mu bisubizo, ndi umwana wo mu bakire, urumva ntabwo byo wenda abantu badukurikiye babyumve neza hanga binasobanuke. Dumba ari mu bantu muri showbiz nzi batarimo arabasabirizi, bivuge n'iyicarire bamenye, batarimo ari abarenza amase, barimo gusatu kuko babikunda. Niyo mpamvu iyo umuhanzi aririmbye ikiririmbo kibi Dumba aramutuka. Iyo uri umuhanzi w'umunebwe Dumba aragutuka, ibyo turabizi pe. Iyo umusondetse akubwiza ukuri, kuvuga ngo muri showbiz ngo uri umukire, ngo ufite umuhanzi, ngo managing cyangwa ngo uri umuboss wo muri showbiz, ntabwo ibyo Dumba bimureba. Iyo ukoze ikosa amagavu akubwiza ukuri ko kwakabaye, Dumba arakubeshyera. Ntabwo ari ukubera ko ntafite icyo mpomba. Sasa Dumba nyine ukuntu aba muri showbiz ni umuntu ubikunda. Simple case, arabikunda pe. Ntabwo ari muri babona uzumva ngo bamuguze, ngo bamutamitse. Nuko kuri guhari. We ari netere muri showbiz. Iyo abonye ukoze amakosa aragukosora, ntabwo abogama. Ntabwo yashyira hanze ikintu umuntu nyine cyamuraburiza kiri personal cyane ku muntu w'umuhanzi. Bya rwose njye bayanyumva mbizi. Ako kantu mba nshaka kugira ngo abantu bakamenye, ariko karabananiye kumenya. Dumba ntabwo yafata ikintu kiri personal ku muntu nyine, kuko twese tugira ama weakness. Nshobora kuba ndahangaha wenda nkora ibyo nkunda kugura indaya, akaba biza akatabishyira hanze. Cyangwa nkaba ndahangaha nko kokayine atafite kubishyira hanze. Urabyumva? Cyangwa nkaba ndahangaha ikindi ni kibi n'umuntu yavuga wenda inzoga zarambase burundu. Kuko icyo isi nyiha ari nyeneyeho, aho ngaho niho nyine Dumba bari bwibande. Ntabwo ari bwivanga muri life yanjye isanzwe iri personal. Tugira ibiniga muri showbiz byo vuga nk'ubwana biri arrogant by'ibigoryi. Mani umuntu usanga nyine yifashe akajya muri life y'umuntu isanzwe indani itari ngombwa. Rero uwo ngo suye Dumba byo ntabwo yabikora kabisa, icyo ndakiza. Ikindi nzi nuko umuryango we wose bibera mu mahanga, bagafashe kera. Nene wagiye nyuma abasangayo bose. Bose baba mu mahanga. Wabo ni abakire bafite amazu menshi, Zambarara, ama etage y'ubucuruzi na za Kabare. Sha nkaba nguye kuzikosha. Ubwo yakoze ko urusimbo kurirwamo urivamo ukarisubiramo. Live yatangiye hari akana karimo kaguhamagara. Ngo ariko Dumba ngo Juni ngo Dumba uramukiki. Oya, akonje baranze ukuntu njya muri showbiz abantu banabimenye. Na Dumba ajya ahora abinyurira ngo gikuntu muri showbiz mbamo ibintu bitabara bidafatika ushaka kubinsangamo. Dumba wenda nawe umvuganire. That's very true. Ibintu bitabara muri showbiz ntushaka kubinsangamo. Ahantu mbona hatarimo inyungu ushaka kuhansanga. Niko njye nkora showbiz. Ibintu mbonye bijamo amatiku, ubusambo, kwibana, kubeshyana, sinshaka kuhaca. Impamvu uzanasanga nka channel irimo amatiku no kubeshya n'ibiki byose. Nafashe mikrofone ngo njye uwo muntu kujya kwihuza nawe. Ko Irene bavuga ko ari umunyamatiku ukaba wirirwana nawe. Nuko ntayagira.
ahubwo abantu bashaka ngo avuge ibyo ashaka, ibyo bashaka ko we bashaka avuge ibyo bakeneye kumva, kandi nawe siko ameze nkawe. Irene ameze nkanjye, ameze nkawe. Irene se kubera icyo avuga Beni nabi cyane? Internet ivuyeho. Basi wazagiriye Irene inama ukamubwira akagabanya kuzajya yataka Beni cyane. Ako kuntu YouTube imeze, iyo umuntu umwatatse yandikira YouTube akayiha n'agace wamuvuzemo nabi, bagafunga channel yawe. None nagoye YouTube yumva Ikinyarwanda. Haje AI, haje system yoroshye, umuntu kuvuze nabi ukata gace gusa amasegonda aya naya yamvuzemo ibintu bibi cyane byo kunsebya. Iyo channel nabwira irarabayifunze. Reka rero uko biri kose buriya ubwo The Ben na Irene bazashaka nyine akanya babiganireho, kuko muzehe aratubwiye ngo ni gute abantu babiri bazafata akanya baganire bumvikana. So Mama Bubuna tugiye gusezera. Mama Bubuna ngomba kugusezera, ndabizi ko washaka kuguma undeba ariko ikiganiro kigomba kurangira. Chris Easy araza kuba ari hano umusibejo. Icyatuzanye hano turi muri media tour y'indirimbo yitwa Shokora ya Chris Easy nshasha. Ubu ngubu irengeje kugeza ngira ngo kuri YouTube 50 imaze iminsi 2. Audio turimo turavuga ko audio geze mu bantu mushobora kugena kuri YouTube, Spotify, YouTube, ahantu hose platforms zose za audio mukagena mukayireba irasohotse nka audio, ariko video iraza gusohoka umusibejo. Uno munsi Chris Easy yagombaga kuzana Junior Giti ariko Chris Easy ararwaye, so turaza kumubona umusibejo n'indirimbo yasohotse. Hagati aho ngaho ndashaka kugira ngo ndangize iyi live. Juni uremera ko The Ben na Bruce Melody barimo affectinga abandi bahanzi bari hasi, kandi murimo na Chris Easy kubera bameze nkaho bifatiye showbiz, amakuru yose amadata yose arebayo, abantu bavugabo, ugasanga nka Juno ntabwo ashobora gucisha w'igihangano Bruce Melody arimo aravugwa, ugasanga Kenny Solo, Bao Kama, Barriera Ways na Chris Easy wagendeyemo kubera yaramaze nk'imyaka nk'ibiri adasohora indirimbo. Foropiana nawe yabaye flope. Urumva ibyo bintu urabyemera ko ari bashiraho nka kateni ku bahanzi batoya? Niba ubyemera ni iki cyahinduka? Bakora icyo kugira ngo bihinduke? Niba utabyemera abandi bahanzi batarimo barumvikana bafite ikihe kibazo? Ntabwo freezinze ndimo ndakonora mu ndimo ndakumva. Ibyo bintu urimo kumbaza ntabwo ngiye mbyemera. Ubu Junior Giti wavuze ko uri umujeni, menya ko nkubariye ikibazo cy'abandi bana bahanzi bashaka kumva ibitekerezo byawe. Ibyo nayo ni flop. Iyi ndirimbo yasohotse ejo bundi bari mu matiko basarishije. Yanga kugenda. Iyi ifite miliyoni 2. Fungura tuwe ya kano kanyu birebe. Yandi. Sample ya Dana Chris Easy. Junior wavuze ko mutagura views. Niyo bavuga ngo Foropiana igiye kujya 7M. Foropiana igiye kujya 7M. Ahubwo ikintu utazi urumva, umunyarwanda wumva umuziki, nshaka ikintu hano kinasobanuke. Umunyarwanda uri average iyo abyutse
ashaka kumva radiyo mu gitondo kujya amenya amakuru agezweho mu gihugu, akumva imiziki kuva saa 5 kugera saa 7. Yaba agiye muri pause akareba agasobanuye, uwo ni umuntu umwe turimo tuvugiraho, akaba afite kuza kureba match nimugoroba ya Man U na Arsenal. Yaba atashye ageze mu rugo akagira akanya kumva nk'ijambo ry'Imana cyangwa akaraba amakuru muri salo. Yaba ageze mu cyumba akagira ya filime areba nyine yiwe wenyine kugira ngo atagira ikintu asakaza cyangwa akwirakwiza. Abyumvishije iyo filime ntabwo ariko mba nyumva. Niba utayumva uzakura. Noneho nijoro akaza kurara yumva umuziki. Iyo muvuze ngo abantu bari mu matiku cyangwa bari mu ntambara zabo, izo ntambara bazirwana umunsi wose ku buryo atabasha no kumva umuziki. Ese uko muri za boîte muri club bakina imiziki, bakina amatiku? Uremera ko abana cyangwa abantu benshi i Kigali iyo bagiye kuryama bakuraho data? Ibyo ndabyemera. Kubera iki? Kugira ngo telefone yayi charging anaruhuke. Nasa sibyo? Okay. Ibyo kandi kuba impamvu yanjye ndabyemeye. Kuba impamvu yanjye dahuje n'impamvu yawe nibivana ko nanjye impamvu yanjye ifite agaciro kayo. Impamvu yanjye ni iyi. Ahubwo ikintu kimwe nshaka kugira ngo wumve neza, urimo kunyumva? Amaradiyo akina imiziki, amabuwate akina imiziki, imodoka zikina imiziki, ahantu hose imiziki barayikina. Ntabwo bakina amatiku umunsi wose kuko amatiku barimo gucuruza. Ndabyumva? Nk'iyi sample nkweretse yasohotse 13 z'ukwezi kwa 12. Isohoka amatiku ashyushye, turimo tugana muri finali ya Groove. Haka abantu barayumvishe ko promotion yayo yarakozwe, abantu barayumva kandi barayikunda. Abyumvishije? Ko icyo mushaka kuyisubizaho iyindi ndirimbo vuba vuba. Se vuba vuba ni maze ukwezi hanze. Ariko dusanzwe tuzi ko Chris Easy yasohoye indirimbo ategereza ikindi gihe nka kinini kugira ngo yegereze. Nuko tugira ngo dukavaringe hari amezi kuva Easy yagira ibyago. Yafashemo pause ntiyakora akazi. Kandi pause yari ikeneye ko yaragize nyine ibyago na gufata umuhanzi kajya muri studio ari mu gihe cy'ibibazo nyine arimo ararizwa n'ibyo amaze aciyemo bitamworoheye. Dushaka rero ducompensating ayo mezi 7 yatambutse turimo turakora. Ubu Chris Easy amaze amezi 7 adasohora. Ndumva. Aha. So ducompensating nyine ku bakunzi b'umuziki, nyine dukavaringa twakavaringa icyo cyuho vuba vuba. Nta kindi cyo cyoza kimwe gihari. So niyo mpamvu Chris Easy ashobora kuba aje mu ndirimbo za back to back nyuma y'ukwezi. Aha. None se ko yasohoye Munyakazi agatasora na pompo nuko Munyakazi yari yafropinze. Munyakazi si hit. Wowe nuko uri muri Canada. Usanga ngo aho muri mujya mwumva radio muri quartier. Erega Dumba mwebwe mufite amakuru muvana ku mbuga nkoranyambaga zanyu n'abafollowers banyu bari biased. Ntago muzi ikintu kiri kuri tera hano kuri tera haje gushya nshuti yanjye. Harahiye musaza. Imihanda yarahiye ahantu mva. Life anga ni munangi. Rero sasa cyo ngira ngo unumve neza. Ngo gitegera hirya. Ndiho kubyiga. Urumva ata nk'uyu kandi ajemo gute mu kanyagamwe. Oya bari umufana, uwo ni umufana wanjye nzana akababaza ibibazo. Kwaje ntiteguye. Urabeje uritegura arakubaza urawitumva ko yitegura. Afite Baby Lion? Narayifite. Hello Baby Lion. Hello Big Lion. Hey. Yes, can you give me your lioness? My lion is very busy. Yeah, okay. Yatembereye this. So Dumba nakubwira gurumva.
So icyo nyine wari uvuze ngo kuba kano kanya abahanzi bakuru baba bari mu matiku n'ibiki ngo yatuma abahanzi bandi byabo bidakunda. Ibyo ngibyo ntaho bihuriye. Usanga nka radio ifite ku munsi ibiganiro 5 katare nka Kiss FM. Ibiganiro 5 ifite ku munsi biba iri bukore harimo n'icy'umuziki cy'amasaha 3. Nso hango umuziki wose bakinamo amatiku. Ese ko bari matiko nago match zirimo ziraba ziba zirimo ziraba nose nago filime zirimo kujya hanze z'inyarwanda abantu bakazireba bakanareba n'agasobanuye. Ahubwo umuntu araza akavuga ikintu kujyagira kumvishe ango ahagazemo ugira ngo kuko niko kuri tele ibyo biratandukanye. Umukunzi w'umuziki nyarwanda ntago afite akanya kajya kumva ayo matiko. Kinatangaje none hari n'abantu batazwi n'ayo matiko yabaye batanayitayeho bibereye mu bindi bintu batazwi ku kintu kimwe no kujya mbere kandi bumva umuziki. Unanisikia? Ndakumva. Gusa nuko mbanzi ko data ku bana bo mu Rwanda katuvuga abantu bareba ibintu nk'indirimbo bakunze baconsuminga showbiz cyangwa entertainment industry muri rusange, usanga ari abana batoya badafite ubuzi rero bakoresha data ku kintu kimwe. No kuvuga ko mfite data zanjye ziri limited, ngomba kureba ikintu nindeba ikindi nkareba ibintu byinshi ziraza gushira. Ni nayo mpamvu nari ndimo ndakuvuga aturemera ko abantu bakuraho amatelefoni yawe nimugoroba. So